guys, turabashuje nawe gukurikiye channel yacu ari nayo yanyu. Guys, umunsi twabateguriye amakuru yitwa Bruce Melody. Kuri channel tuba tubanyuzaho amakuru y'ibyamamare bisanzwe tuzi mu buzima busanzwe. Bruce Melody amazina ye yiswe n'ababyeyi yitwa Itayiwacu Bruce. Ni umuririmbyi w'umunyarwanda, akora injyana zitandukanye cyane harimo Afrobeat, R&B, Pop n'indirimbo z'urukundo. Ni umwe mu bahanzi bafite izina rikomeye mu Rwanda, yamenyekanye cyane mu ndirimbo nka Ndumiwe, Ikinya, Inzabu, Totally Crazy n'izindi nyinshi. Afite n'igihembo cya Primus Guma Guma Superstar. Dore amateka arambuye ya Bruce Melody. Itayiwacu Bruce, umuhanzi w'umunyarwanda ukomeje kugira uruhare rukomeye mu muziki wa Afurika y'Iburasirazuba, East Africa. Yavutse tariki 2 cyangwa tariki 3 Werurwe 1992 mu karere ka Kanombe, Kicukiro, Kigali, ariko umwana wa kabiri mu bana bane. Bavutse kuri Gilvan Nibihangana na Verena Muteteri wagiye mu Butegekimana mu 2013. Imana ikomeze imwibuke idashira kabisa. Yize amashuri abanza kuri Camp Kanombe Primary School, agakomereza muri Rwamagana Islamic Secondary School. Hakaba n'amakuru avuga ko yize ibijyanye na FTech, nyine by'ubufotozi utamenye ibyo ari byo tu. Yakoranye umuziki mu rusengero, yakuze akunda umuziki mu rusengero, aho yari itsinda ry'abaririmbyi ndetse yitangiye gucuranga no kuririmba mu rugo no mu bitaramo byinshi. Guys, twikomeze nandi ku mateka ya Bruce Melody. Muri 2006 yaje gufata umuziki mu buryo bw'umwuga. Muri 2010 yasinye Inkovu yatsinye Inkovu Studio. Muri 2011 ngiye kuvuga, ariko igitangaje ni Tubivemo ni indirimbo yakoze mu 2013, ariko ntigeze ikundwa guys. Two ku muyoboro wa YouTube maze kurebwa n'150 gusa. Umva ni ibintu bitangaje. Yahise amenyekana cyane muri Rwanda Art. Guys, reka twirebere album Bruce Melody yakoze zigakundwa cyangwa amaze gukora. Mwanyambere ari album yitwa Ndumiwe, yakoze mu 2013. Umuziki we wa mbere winjiye ku isoko rya kure.